nkunganire Bruce muri coding bya bigori biba biri hano birimo birarikodinga bifite ubukano byabuze amafaranga aha ngaha content mba nabahaye uku niko kuri nyamuneka uku no bujya nawe niho menya no bujya ukuri kumenyeye hano ariko koko ndi kujya kuvuga ukamvugira kandi abaturage ngavuga icyo umbajije kuntu byari bimeze Bruce ajya kugira atujya gushaka umwanya wo gukora kuri album twawubura ugasanga ari muri Amerika yagiye muri iki n'iki none yanamanuka agasanga nanjye n'iki turimo ndi mu project tukaba twaburanye none turavuga ati kubera ko habonetse umwanya bagiye kujya muri Kenya tuzamukane tujye dukore promotion yafunga macho actually tunagire n'umwanya wo guhura n'abantu nyine b'abanyamuziki bavuga ururimi rw'abanyamuziki bazi n'imi icyo gihe bari ngombwa kujyana n'umuntu wize imiziki ariko reka ngo garukire ngo icyo gihe kandi imiziki ni sawa element aho uri hose uvuze gute ase kuki sakunsubirishamo mwana njye nashaka kujya nari numvise neza uvuze ngo njye nakubwiye ko mvuga ari mwaka ikibazo mu mbutinzi ariko ngo wize imiziki oya burya imiziki ni myiza imiziki irafasha kwiga iyo turi mu Rwanda burya iyo turi mu Rwanda tubasha gukanda tukabeshya ariko iyo dusohotse u Rwanda bisaba ururimi buriya dushobora kuvugana abantu bize imiziki neza ukumva nta kintu uri kumva Saki nawe umeze nka Bruce iminsi umaze na Bruce Melodie wisuba ikigoryi ndetse mbaye ikigoryi gute kandi ibintu ndi kukubwira ari byo ahubwo urantutse ungize ikigoryi kubera ko nkubwije ukuri uzi kuri mugenzi wawe Element urimo uraharabika ntago marabitse pe ntago marabitse mu magambo asesengwe twebwe tujye dukoresha y'ikinyarwanda cyoroshe kandi kuba reka abanyarwanda mbafashe kumva ibi bintu uvuze kuba naragiye kwiga imiziki nkishyura minervari yanjye ku nyundo bishyuraga umufungo my guy hafi miliyoni niko utaragize amerwe yo kuwiga sinjye wabiteye rego urakomeje rero kuri kundeba uri wowe ugerageza akazi bika ndakumva ibi bintu tubwira abantu ngo biyandikishe kwiga imiziki bakanga uzagera imiziki ukayikenera iyo urenze runo Rwanda dufite umwarimu wajyaga twigisha akatubwira ngo iyo urenze i Kanombe rero hari umwarimu watwigisha akatubwira ati ibi bintu byanyuma mwigira byo mu Rwanda iyo urenze i Kanombe rero wowe iyo urenze i Kanombe urabishobora iyo ndenze i Kanombe rwose naratojwe ku buryo ndenze i Kanombe mbasha guhagararira igihugu neza ere mu mutaginge namaze imyaka 4 niga imiziki nishyura minervari abandi nabo nyine bari hano i Kigali n'iki babikurikirana ariko international level nayo nyine bikeneye tuntu tumeze ukuntu niba warize hari akantu ngiye kukubaza umbwiye kongereza babariye sini soma comment oya comment zihorere ndabaza aba comment bashobora no kugusha ubu barimo baragutuka ndabizi barambwiye ngo isuranye nticuruza aha nakubwiye mba mbizi ibyo wavuga bakagutuka umva nicyo kintu cya mbere nzi buriya ko isuri idacuruza noneho wagiye n'ubundi mugenzi wawe nawe afite isuri idacuruza baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibisa birasabirana kakubwire ngiye kuguha amakuru kubera ibi bintu nayo narategereje kubikubwira kubera numva kuvuga utugambo twinshi noneho
ibi bintu nari naratinye kubivuga, ndavuga ariko nzabikubwira umwanya nzabona ko ari wo. Uwo niwe Duma ngiwe nkubwira ijambo umwanya nyawo. Element yampaye ubu butumwa ngo nzakubwire. Sawa. Ahubwo rero ariko turatangira gutya. Mu Cyongereza imyaka 10 bayita gute? Reka nguhe urugero. A period of 100 years mu Cyongereza bayita century. A period of 10 years mu Cyongereza 10 years bavuga izina rimwe mu Cyongereza bavuga gute? Nibikunani narahita mbikubwira. Don't worry. Babyita decade. Imyaka 10. Imyaka 10. Imiziki nize n'Icyongereza neza. Okay. Ubu ni ubutumwa bwa Element. Ubu ni ubutumwa banyarwanda, ubu ni ubutumwa Element yantumye ngo nzabwire Kiiiz, kandi noneho mbere numvaga bitari ngombwa kubikubwira, ariko ngiye kubikubwira live. Noneho arambwiye ati decade. Ngubwire mbere yuko uvuga. Umuntu w'umugabo kucya gutuma yaje yivugira. Reka ndangize. Noneho yarambwiye ati uwo Kiiiz wawe ntabwo yakuvuze mu mazina, yaragusuzuguye. Yaravuze ati abo ba producer banyu, niko yavuze. Ati abo ba producer banyu njyewe nabasize imyaka 10. Twari kumwe na Kenisoro turarebana, ndavuga ati Kenisoro aravuga ati imyaka 10 mu Cyongereza ni iki? Tuvuga ati decade. Noneho dushaka irindi decade. Kenisoro arande barambaza ngo ariko aratadu umutwe w'imboro bawita gute? Ibyo utangiye ibyo bigambo nge rero mpita oya bayo hano nguha ubutumwa. Urangiye bigaragara mpita nkwereka parafu. Oya bayo hano nguha ubutumwa. Kenisoro yarandebera ati umutwe w'imboro bawita gute? Ego ko Kristo. Twasanze nawo bawita decade. Nukuvuga ko tugambo uri buravuga. Element yagusize umutwe w'imboro bro, yagusize decade. Shadumva ugira ibigambo bitameshe bitari by'abakristo. Usengera muri na umusiramu birumvikana. Ngaho noneho komeza uvuga utugambo twawe. Umenye ko Element yagusize imyaka 10 decade. Kandi ngishobora kukumanura. Ubu ninjye ndi kuri live, ubu ninjye boss no munsi none. Ntacyo ngeyo nanjye gutanga ubutumwa bwawe ubutumwa bwanjye gake. Ariko nanjye reka nkubaza ikibazo. Umuvugizi wa Element, reka nanjye mubaza ikibazo. Umva rero boss wawe wagutumye uzagiye numubaze ngo izehe ngo yaradusize adusigahe ntaba mu Rwanda. Iyo dusohotse muri top 10 nitwisangamo twese rimwe na rimwe tukaba tunayiyoboye. No minsi nuherukamo cyasimerukamo, ariko ngiye kugarukamo. Banyarwandakazi munda Element jugumira Element sesa Element. Iyo ndirimbo trending imihanda ni forever. Ni forever buri ari hitira. Ni forever niyo muri country record ni yakoze. Chadu sembyo basigaye ntangiye kubibona. Sinaye basigaye bakwishyura. Ni forever nago banyishura. Basi ni forever tuyihaye hit. Munyandikire indirimbo zindi za Element zimo zira trendinga Kiiiz nawe ataratangira, kandi Element yari bana. Ndagira ngo mwibutse umuproducer w'umwaka wa 2023. Ariko ntago ngiye gutwara ibintu byawe mu umwaka ushize. Genda kwibutsa umuproducer bana munda banana mama roda nayo ni Element. Nimuzigire nyinshi zarangiye afite nye arimo Element akurusha indirimbo enye ubu ngubu akuri imbere indirimbo enye.
nanjye ndagira ngo nkwibutse nyuma y'izo ndirimbo zose wavuze zose z'amahiti z'amamiliyoni miliyoni views ibintu nk'ibyo ndagira ngo producer producer w'umwaka ni producer w'umwaka ni wowe. Producer w'umwaka ni wowe. Aha ariko waguhaye award yadukoze nabi. Ibintu byose wakwivugisha burya na award babiteye ubwoba. Akayobe ni element. Umva dukomeze ariko mwana duva mu bintu bya comparison. Ibintu bya comparison byanyu nibyo bituma abantu utuma mubahanganisha kandi wisamye wasandaye ibyo nashakaga dushobora kuvuga ibindi ibyo nashakaga wabivuze. Turakundana nta kizadutanya. umva kantu uhita uvuga ngo iyi ni showbiz. Iyi ni showbiz cyane mukajye muteranya abantu ariko turakundana gake kandi turakorana tuzaguma gufata uko niko dukora twebwe ngubu mba narangiye kubateranya cyane. Amagambo yankuyemo kabisa amakuru ubu eraho yicaye bamuhaye message yarakaye kera bana mutaginze mana ubu yaraka kandi erarakara mu minota iyo aba yaragiye buriya yarakaye. Nahise nifata bakimutaginga ndende kare bakimutaginga wahise umenya aho ugeze. Nahise nkureke kuravuga icara wige ariko rero amatiku akomeje amatiku nyakomeje kubera njye niyo nikundira ubundi niya seringa. Bawitonze ari umuntu uvuze akantu ka danje ngo uzira award zigurwa 10k. Amatiku arakomeje icyo nshaka kukubwira umva nkubwira ariko ntukajye urenga ibintu by'ingenzi ngo award zigurwa 10k. Abo ngabo baba babuze ibyo bavuga nyine bari banyishe. No award niba igurwa na 10k award wari uyikwiye ariko award niba igurwa na 10k ariko reka nkubwize ukuri uri umu producer mwiza pe. Ariko impamvu yonyine watwaye iriya award nuko element yakoze projet nkeya. Njye niko mbireba ntago ndi imboga nuko element yakoze projet nkeya ukora projet nyinshi rero amahiti menshi asanga yo wowe. Uyu mwaka ngira ngo ari kuzikora noneho uyu mwaka yatangiye. Reka turebe ubu nakubwiye ati uyu mwaka akuri imbere hit 5. Uyu mwaka deje uba kuri imbere hit 5 nanazikubariye ariko bana nayikuyemo kubera bana igenda nanuza bana yagiye nafunga macho banigera nafunga macho ubu dusigaranye na Munda dusigaranye na Jugumira dusigara Akayobe nayo ni hit by the way. Kwego. Ese kombona ndibona ukamari hano ntabwo mfitanye projet ukama ahubwo ari kuri requesting reka ahubwo nuko mbuza hano agiye ngo mite mushyiraho. Genda gutya hano handitse Kiiiz urebe Okama. Hano handitse ndamubuze. Handitse Kiiiz hano handitse Kiiiz wahita ubona abantu bariho urareba Okama umukirikinga wo gutyo uhita umushyiraho. Kwera Okama ashobora kuguha ukuri. Okama nawe ntabwo ajya ry'imboga. Ashobora kuba agiye kuvuga ikintu kizima. Hariho Okama ntabwo agiye kuvuga Okama aje kukubwira ariko se ko avuze nabi ko yaba kwiteranyijeho kandi agukeneye. Igikuri cyanjye ko nkibuze se kigiye none. Ariko wabaye umubloga none w'abantu usigaye bivu nawe usigaye ubabwira ibyo ushaka. Okama akaba inshuti yanjye magara. Reka iyo myaka ine namaze ari irya twarayiganye. Natwe Okama mwariganaga. Akabibutse ibyo byo kuvuga ngo twaserezanya uzi inshuro twaserezanyije.
Okay, ndabyumva. Narinzi kumenyereye umuntu mutajya mutera story. Do. Bahise bamuhamagara. Munda. Ngo Kiiz byara. Ubwo Kiiz ubu no bugeramo amagara mubwiye ati dumbagiye kugukoresha amakosa. Nagarotse. Daira niba boss wawe Daira niba no bujya atakubwiye ati va kuri yo life. Ubu no bujya avuye kukubwira ati dumba gukoresha amakosa. Ndi kukumva wivugisha utuntu ngo niki. Ariko man, ari indirimbo kera nanditse naraba producer man. Ariko credit sinazihabwa. Mu minsi mike ngiye kongera kujya mvugisha ukuri. Reka nkwereke. Dikaramura kazi kari njye wakanditse. Iyihe? Oya ntago ndatangira. Niye wanditse? Ntago ndatangira ariko ewana. Indirimbo nanditse. Reka nkubaze akantu kamwe. Ese mfite nka projet y'umwana Je suis jeune. Je suis jeune. Imeze bite guys? Okama. Meze bon. Meze po. Hanagura kamera yawe Oka. Kamera yanjye se sha ubundi kubimeze neza. Oka nanjye koko na munsi yawe none urahindutse kuri 14 yawe. Warayinguriye. Gaho inshuti ziratangiye. Ntayo naguze. Okama. Ndashaka ko umubwiza ukuri utari imboga ngo arusha element ngo kubijyanye n'ibiki ngo production. Aya ikintu nzi neza arusha element n'ubwiza gusa. Aburusha ubwiza bwarabuburusha. Kabisa murusha uburanga. Dore element muri kumuvuga nabi Imana dore ya joininze man. Element reka na element atinya element kirari ninjye hostinze element umwete navuze ibintu element guma nkumbwire Kiiz ibintu wantumye arimo arareba. Dumba ndahita nkumanura ahubwo nzamura. Nta kibazo umanura ariko ngubwira ubutumwa element yambwiye. Element aba producer bose bo mu Rwanda yabasize imyaka 10 bakaba babyita decade akaba nanone ari umutwe w'imboro twita decade. Element yabasize igitwe cy'imboro babira abanyoko. Wowe Kiiz wiyemera ndabyemera gushuje bantu baje. Gumano nguzanira kandi guma nkuci element yabasize igitwe cy'imboro. Ayo niyo birakomeye cyane. Nuko yambwiye element nuko yantumye yarambwiye ati genda ubwire Kiiz. Izo bavuze ko bazigura nuza ngo 10,000. Njye nabigura 10,000 niko bavuze abana muri comment. Uzi gusoma. Ariko se mane ubu ngubu koko uratinya ukaba proud y'uburiganya koko. Uburiganya buhe. Tujye tuvugisha ukuri. Nta nubwo wabaye nominated byibuze na best video kandi wakoze n'amakora. Njye se ko nari narabaye nominated muri America hari award njye manirega ntago ndi kuri level ya hanyuma. Thank you. Nkunda Okama ko atavugisha ukuri. Back up man away Prince come on man. Njye sindirimba kiradodora America. Niyo mpamvu nari narabaye nominated all the way. Say my Okama. Reka
nkubwire narindi kumwe na Endo Mike ahise agenda aka kanya twari kumwe nano Endo Mike wo mu Rundi ejo twari mu modoka turimo turumva indirimbo zose ubunezo tumva indirimbo z'inyarwanda zose za Kiiiz n'iza Element tugeze ku ndirimbo zawe twese twahurijeho twavuga ati izi ndirimbo zawe kamanyamara umuntu ashobora kuzongera kuzumva nyuma y'imyaka 10 ukuri nizo ndirimbo zonyine mu Rwanda umuntu ashobora kuvuga ati indirimbo none nyuma y'imyaka 10 ndasubirayo nkayumva indyohere nyamara ushobora kuba ibintu uvuga kandi nagumaga mbona ufite confidence ndavuga ati izi confidence ukamazikura he kumbuza ibyo ukora man sari ari blague ziba ziriho man ntago ari umuzigo no Element ya uzo umuzigo Element yankoreye nurate ariko wagiye kwa Kiiiz nawe akaguhinga umukarika kurata Element oya man ngewe Kiiiz niyo producer mbere mu Rwanda ufite ingoma nyinshi wagiye gutangira kuzajya azishiriramo abantu naramuretse ngo abanze ashye ubundi dukora ngo abakiriya ba Kiiiz bose ngo Element yarabatwaye ngo Element ngo yatwaye kama nini yanjye ariko neza jamu byaratunaniye kuyisohora ariko dufite indirimbo twakoze man ahubwo udashutinze abakarita man kuri EP yanjye abayudi iri kuri EP yanjye saba abayuda si Prince Kiiiz wayikoze reka nkugire inama Element natakugirira impuhwe uno mwaka urazimye mbaza kubera iki abantu bose bari capable yo gukora ya mahiti bose abibitseho ba Kevin Kade ba Kiiiz noneho asigaye anabasengera ngo aheruka kubatwara ku Gisenyi niba ari ku Kibuye niba ari ku Gisenyi ngo akaba ababagira ihene nukuvuga ko okaba kutaji nayabaga muri gang ubu afite Kenisoro afite umva se nkura afite Kenisoro afite Kiiiz akagira Kevin Kade nawo kaba ku group ntabwo ashobora kukumva najyeyo ubwo nawo kama atangwino twibanire ariko man ako bro uzi umuntu uri kumesinga nawe men ubu ni hahandi yaza akaza akaca muri DM bakakubwira ati Kiiiz reka mbe ngo tijeho Kevin Kade no munsi uze agenda gukorere yabahaye n'ibiturire yabaguriye ihene ku Kibuye urajya he niba byaraje se shako aho ngaho birabiteye gumana na Bruce Melodie wawe ugende mugwe iriya Bruce usi ukwemera nyamara menya 155 yemba neza niba umuntu asigaye agurira abahanzi ihene akabakorera hiti bahemba neza bari abantu umusara wowe na Bruce Melodie umusara ntago bari kutanga kandi noneho Element reka nkubwira ikintu ugiye kunkorera Bruce Melodie uguma umusondeka uguma umusondeka akantu wagabaye ushyiramo keza ugakuremo nibisohoka umubwira ati bitware kwa Kiiiz gake njyemba mbateranyije buriya ubu ngubu reka mbabwire kama mbona mwabyimbye hano ku ma live mwegize abantu badanje muza abapeti bari kuzamuka aba producer mwigize abantu badanje kuri Kanyarwanda zanyu mwibitse hariya cyaze ibyo bintu kamavuze nibyo nanone abana njya numva boro murira aba yakoze nkicara hasi nkatuza muriro nanjye nawe nari ngiye kuvuga kabisa mba numva muriro boro akoze nkicara hasi nkahita ntinya Roda uramuzi zo bita Roda aramusayinize niyo boss karamubeshabesha abaramutwaye cyane iyo kimwirirwaho kiguma kimubwira utugambo tumubwango kijya ngo nivumburiye umuntu ngo baba baramusinyishije ariko hari icyana kindi cyitwa yewe rewe ndabizi take ntago murayemera ukama ndabazi nje numva ikintu kavuga ati iki kintu ukama ntago yakemera ariko yewe wagiye kubihinduka buriya ukama rero umuntu uri recordingana n'aba producer bose kabisa ntago ajya robanura yewe umunsi yafatishije
yewe akora projet 10 ku munsi. Rero umuntu utinya umuntu aguma akora projet 10 ku munsi, buri kanya aguma akora amenyeramo ibintu byinshi. Nk'ubu muzabona next month anuma kubitamo ikibazo se muri uduhiti. ikibazo hari igihe umuntu akora projet 10 ku munsi gasanga nyine ni projet Oya arahindura uramwumva. Mbese nka Element ko twabimenye ko Element uribuka Element bavuga ngo ko akora ibi beat bisa. Avaho aramenya akazajya akora beat none witandukanye. Ubu Element ashobora gukora beat itandukanye n'iyindi numenye ko adashyizemo ijambo utamenya ko ari Element. Rero n'uwo mwana ashobora nawe ashobora kwisubiraho. Element narinzi ko ari boss wahawe none ndumva utangiye kumutamo. Inde Element? Oya. Narinzi ko ari Element ntabwo ntakibi navuga kuri ere wanje. cyangwa Mwese muri bamwe nge nta muntu ugira nta nshuti ngira. Wewe ni uri Element ari isaha yo kugutamo ngutamo. Uri Kiiiz uri isaha yo kugutamo ngutamo. Uri ukama uri isaha yo kugutamo ako kanya. Oya ukama batangiye unamutamo buriya nuko yakuretse. Oya ukama jya ngutamora. byanwa ari iki Ukama ari cyo byamutwara. Ukama Ako ari uyu ureba rero tinya umuntu ugire mbwijya mu kibada. Tinya umuntu ugire mbwijya mu kibada. Cyangwa bayita gwicyane. Banjye bayita timi. Ese niyo ugira uriba ngo timini? Oya ntabwo bayita timi mani ntabwo yitwa timini. Iryo zina umva kwa matiko. Matiko twumve. Oka ukiri live iryo zina ninde wari kwisi? Twiga mu iryo zina ninde wari ninde wari kwisi? Muvuge nta muntu naragiye. Ashobora kukwima credit. Ukama ashobora kukwima credit. Naragiye. Kiiiz ninde wari mwiza? Ukabamba se rero wari Oya ubwo reka mise mbimenya iyo umuvuga cyangwa ukahari nari guhita numva ko ushaka ko tubivuga ariko kububire uvuze ngo wararyiyise ubwo wanze ariko urabizi ko nawe urabizi ko gishitura story runaka urabizi ibintu bita bibera hano kuri iyi live byahita hashya Ukama kwazanye iterabwoba ariko se abantu muri bicyarabo ko muzana iterabwoba hano ugiye guturitsa amabombe mubaze nawe arabizi umuriro wakwa nawe arabizi azi icyo ndi kuvuga ukuntu byahita bigenda oya yewe ariko man mwatubabariye mukazajya muduha ingoma mugafata n'abandi mugafata n'ibindi byana bito ibi bintu byanyu by'aba producer muguma mufata abahitinzi gusa ari bari umukorera indirimbo turabirushe nabyo birimo biragaragara ko mukorera abahitinzi gusa ako nta muntu nataye nta bantu natayemo nka batanu uzi batari iki n'iki aba diaspora baba bakwishyuye oya ntago ari aba diaspora ngo aba producer ngo bari gukorana n'amafaranga yes uradutangiye ngo bari gukorana n'amafaranga ngo nta kindi kintu bashaka kumva aba producer bari kugura amahene bagakorera abahanzi indirimbo babaguriye ihene wowe umukire yarampamagaye ariko pana baba bakire bakasuku ariko zemane Prince cyakinyo cyawe twagarukagaho ku ishuri ko nabona no muri comment cyabaye ikinyo noneho hari n'umuntu uri kugifotora akagiterekamo igistika cy'ikinyo gutya neza neza ikinyo cyawe rwose ikinyo cyawe ni brand ibi bintu mutangiye kwisanzura murashaka kuba ababloguzi ko n'abasani mwese mwabaye ababloga aya nabo blogger man none se kuba umusani ibikuraho uburenganzira bwacu bwo kwishima uburenganzira bwo kuvuga bwo kwisanzura ariko wamugani right to speak wenda ntitushobora kwisanzura nkawe tuvuga amagambo adasize nibyo ibyo uvuga nibyo ariko man umuntu agomba no kwisanzuramo gakeya man sometimes
ese projet yawe uracyayikomeje tuyivugeho cyangwa nibanga man projet yanjye ndayikomeje cyane ahubwo niyo move banyarwanda ndashaka kubamenyesha ko Okama agiye gutangira projet kasamutwe. ngomba kubakozamo kabisa ubundi bakava muri ibintu bya playback. Ibintu bya ko Okama nk'umuntu wize umuziki ku Nyundo kuririmba kanyeke kari kubivuge. Ibyo bintu by'abasani batazi kuririmba subizanye mu abasani batazi kuririmba. Ubwo ntufite kuvuga ngo nge ndashaka gutangira ikintu bita acoustic show. Ndashaka noneho kuko ejo mundi ndi kulauncinga EP yanjye nabonye ko nyine abantu bashobora kuba bakunda nyine vibes zanjye za acoustic. Noneho umuziki nyawo hamwe wicara na gitari ukaririmba kabisa. So rero kuba nabonye abantu bakunda ndibuka urukuta acoustic twajyaga dukora gake gake. Ndumva nose man ukuntu Prince Kiiiz ari umuntu wancurangiye amakava menshi. Buriya kabisa kava zose nakoze imihanda hafi ya zose niwe wancurangiraga. Hari nizo twakoraga abasani bakanga kudupostinga. Yego sha abasani bakanga kudushyiraho twinginze. Bakanga kudupostinga bamara kwanga kudupostinga. Bamara kwanga kudupostinga ndibona ba Mike Kayihura bari kuri show yawe. Subyumva ukuntu byabirenze. Nka Mike Kayihura bariyera Ways yari hariya kuri piano, Prince Kiiiz arimo arayicuranga ewana hariho abatipe bo ku Nyundo bafite gitari, Okama hariya wambaye agasuit urimo organizinga nawe uri uza guperforminga leta. Ndimo ndabona akantu kazaba kameze neza. Big time kabisa man, ndashaka kabisa gufata ibintu byo gutegura ama acoustic show noneho ngewe nkabishyira ku yindi level ku buryo hazajya habaho ikintu bita ngo nyine hakabaho ikintu bita kwerekana impano man. Impano nyayo. Ko nyine kuko hano ku cyaro dufite abo bita abahanzi, tukagira aba entertainer, tukagira abahanzi baba entertainer, none tukagira n'abahanzi umuntu usanga abasani babiri kuri live, abasani babiri kuri live bari kumwe na blogger wa mbere akavuga ngo akalive ka make wamumburokeye ko iyi live kuriho abasani bakuru. Engi yavuze ngo ndabizi ko ntabwo ari kumburoka ariko mu bloke bamenye ukuntu bubaha abasani bacu. Yitwa ndeko nankwera bi yanditseho 99 subire mbere wanditseho 99 ntabwo ushobora kunsuzugira abasani. Ariko sabwe nk'umuntu uri kwandika ngo Okama yaririmbye yihe. Ikintu kiri kuba gitangaje nuko ariko yanditse izina ryanjye neza nta nyuguti nimwe yibeshyemo. Narangiza akambaza ngo naririmbye yihe. Banzu bloke y'umwe kugira ngo amenye ko tuba turi serious hano turi kumwe n'abasani twubashe. Tuba turi serious cyane man. Tuba turi serious cyane turi kumwe n'abasani bacu hano. Bloka yo kamwe aho ngaho. Bloka yo kantu ga comment kabi aho ngaho kamwe. Nose ba bloka bati uriya gukora ubugome ni byiza ariko iyo uzi kubukora. Mubu nkanjye kikwereka ko ntari umugome. Nyumvira mukeba wa element. Ntago nzi ukuntu ba bloka ibintu by'amarayiveraga n'ibyawe. Twikomereze. Ubwo bareka ubwo biranze ubwo bareka tubihorere. Dore za ndirimbo Okama yakoze batangiye kuzivuga. Batangiye ngizo kuri mfite Okama we yole ndabona umuntu avuze ngo ejo waramukomye. Ejo man twatwibere mu bukwe bwa Killaman man buke ura performance kabisa na ejo na performance mu bukwe bwa Killaman. Ariko reka nkubwize ukuri Kiiiz ndakwinginze genda ufata indirimbo zawo Okama zose ukuyemo inshallah. Inshallah ni yarira aho ngaho ya fake yindi nibuka niyi. Inshallah niyo yaje nyina kubitaho n'indirimbo nyine nayo ushobora kuvuga ukajyanira hamwe n'izina yandi mahiti. Ariko indirimbo zawo Okama zose zindi zaje nyuma aho ngaho gutangira nko kuri no urumva apucyuri wicare hasi uzumve. Ushobora kuzumva uno munsi nejo n'undi munsi na next month na next year
no muri 10 years ukaguma uzumva Okay. ntabwo meze nka bana ngo ya bana ariko Chris iza aririmba ibiki Mwana wanjye kuko utangiye anaringiye manamba ntangiye kwataka buriya mu nteke ukuvuga ngo banyangira n'ibisazi sometime songs ziri timeless we ewana yanakwica song ziri timeless ariko ngo bana na bana ubu kansiremo bana nuve niba nayikunda kakanya da utangiye kwata niba ndagresa yangira ivu tuyizire oya abantu bari kuri iyi live ngiye mbahunu iyi live turayizira gute iyi live ngiye nyizira nkande oya nyizira gute kubera I know ko amagambo atavuye mu kanwa kawe uyazirute live nyizira gute niba dumba yivugiye ukuri ko nta urira mu nda y'undi live ndayizira gute ariko urabona ukuntu kama nawe ukuntu aba yarababaye ukuntu abantu baza bakarata ibintu bidakwiye kuratwa kama yarashiriye kama amazi iminsi yarashiriye muri no minsi nawe oya ntago ari ugushirira ahubwo mwe mutangiye kumbesera ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu biba bimeze warabyaye rwose uhita uduhinduka uhita ubasa yes mpita mba serious umva dore abafana bumvisha ukuri mvuze oya munsubirire mugende mufate bana mufate na pucyuri mu byumve muze munsubire ufate pucyuri ufate na bana mwoge ubyumve uze muri DM yanjye umbwire ngo urakunda bana naguha n'amafaranga ako izi mufitanye ikibazo hari ibintu bamutinya kuvuga kandi ari ukuri izi mufitanye ikibazo uretse ko nayo dufitanye ikibazo ariko siyo mpamvu ndimo ndabivuga oya kundi ahubwo man njye reka mbabwira ikintu mba ndi gutekereza buriya hari nk'abantu urumva baba baza hano kuri live bagatangira kuvuga ngo abasaniro runaka ngo bamaze igihe badakora hit cyangwa ibiki none ikintu kiba gitangaje urumva izo hit twakazikoze pe urumva twakabaye nyine twakabaye nyine turi kubikurikirana kabisa natwe kabisa tukaba tubafite kanyarwanda ku cyaro ariko kubera ko umuntu aba ari kudreaminga ibintu biri big binatandukanye n'ibyo abandi bantu bari kudreaminga urumva niyo mpamvu bitazagira ubwoba bwo kwisorera indirimbo irimo icyongereza gusa kandi hakaba hari abantu runaka batabitinyuka bitewe n'ukuntu bashaka ko nyine public yabo ibakira cyangwa bitewe n'ukuntu bashaka ko gutreatinga nyine public yabo cyangwa bitewe n'uburyohe wenda bagize muri public barimo ako kanya bagashaka gustakinga urumva ari noneho man nkatwe nk'abantu baba baraciye mu bitabo tugasoma ibintu bitandukanye tukareba ukuntu bihagaze n'iki utubona amagambo Kiiiz yavuze utambuka ukareba oya ibyo ngibyo ngiye ntabwo ndi kugarura ngo ibyo kuvuga ngo uyu nguyu ari kwikina ngo yize ku nyundo za vibe z'abana ba kera oya ibyo bizaba reka nkubwize kuko ni ngo yize nosoka class imwe zitwiganye si wari chef ukaba yari chef we genda ari chef the class ariko man chef de class ukaba yari chef ariko ntago yandushaga amanota nganye mvira umutipe ariko wumvisha ko ubwenge bwo ntabwo afite ko ibintu ari kugereranya yarapasingaga se basi ko wibuka ku ishuri ko uko mwako yarapasinga ahubwo se imizi kubikora ute ko muri uri ikigoryi inde gukora hiti nkabona uri ikigoryi imiziki uyikora tuyishobora ariko ngagije umuntu wa hosting urankuraho murasigara muri abantu babiri we nawo kamwe kunuka mpita mbamanura nkajya kuryama twakomeye ariko uzi ikintu se gihari man kuvuga ngo mani mukeneye gucenjinga vibe kuko uyu nguyu man uyu nguyu uri kuvuga ngo reka nkubwire ikintu cya mbere buriya cy'ikibazo gihari dumba uyu nguyu uri kuvuga ngo yize imiziki ari kuza kubiyemera ngo yize imiziki akabiratira nyine kuki production yida proving ko yize imiziki none ushobora kubwise cyane oya umva nkubwire impamvu kubera icyo udafata ninde wakubwiye ushyire hano ukama wamuzana iki hano kubera iki udafata abasani oya ikintu ndi kumubwira arakizi ukama ninde
kuki udafata bakubwiye umuzane umusani hano ngo bakorere izindi vibe ariko burya umusani agira influence buriya ntabwo ari nawe gusa wenyine rega ntabwo actually man ari wowe wenyine uri kwitiranya akazi dukora njye ntabwo ndi umupromota ntabwo ndi umupromota ntabwo ndi n'umuntu ntabwo ndi n'umuntu wimvetinga ahubwo ndi umuproducer kandi nkorera amafaranga wabyumvise urumva ko ikibazo Kiiiz wafite ni amafaranga actually rero kubera ko industry kubera ko ikirimo ubukene ntabwo tuzakora imiziki international ni da paka last ndamo nkayikora niyo mpamvu mfite indirimbo ya Shaggy mwana Shaggy ibyo ni bicyo uvuze shishamo ibyo ni bicyo uvuze ngaho wenda urantsinze da ntacyo avuze ngaho urantsinze shishamo nkayikora ariko imiziki isanzwe nayo aba ari ngombwa kubera ko ari umuhanzi udakunda ko umwempoza beats akavuga ati ngiye nshaka beat imeze gutya na gutya kanyarwanda ukamukorera dusubire inyuma ukama kubera iki wemeye ko ngo agutsinze kubera avuze ko afite indirimbo ya Shaggy ukama asobanura impamvu agutsinze none ese ko ari byo bintu birenze yumva yakoze ubu ngubu urumva nawe twakomeza none nawe ngo wabaye nominated muri Amerika mwese nzabamenya umunsi umwe oya dumba ariko reka nkubwize ukuri urumva man ikintu cya mbere tugomba gukora kugira ngo tube abasani bari international ni ikiharyo kuko man mu Rwanda na big brand y'umusani dufite oya big time n'umwe kabisa buretse nayivaho gute ariko irayivaho gute irayivunda cyahe buretse Meddy wenyine kandi muzi impamvu ndi kubivuga njye numva ngiye ugiye he mwajya muvugisha hari topic bataka nkumva ndacyakeneye kubaho da oya man none se ahubwo wowe ufite ikibazo gikomeye none se ikibazo kirimo ubwo ni iki aho ngaho hagati aho ngaho nyine cyatuma twe turi kuvuga turi like ariko wa mugane reka tuvuge debating kandi dufite uburenganzira bwo waruje hano kugira ngo kamumushe ku karayivu kawe aza aratereta abantu numvaga ari umuntu dukumburanye twiganye n'iki ariko numva oya ukamarata twagiye urumva rata du ni rero uhita usanga aho ngaho nyine ari ibibazo bikomeye cyane kandi byose biterwa nuko nyine mani reka ikintu cya mbere gihari nge nakubwira sibyo like for example urumva for example murabona nka Kivumbi King sibyo mwabonye umuriro uragiye kwa Okama umuriro uragiye se naramwinginze ngo yimuke Nyamirambo aranga Kama yari yatatse Kama yari yatatse ko nigendere ngize ubwoba Kama yari yatatse ariko noneho ibi bintu avuze byonyine buriya yarangije ubu ngiye kubishaka ku muntu yarikodinze akarayivu niryo tiku ngiye gushiraho nindangiza nzakorera live yanjye nawe wenyine abisobanure neza muziko mubango mukeneye gukora aka live kanjye ntarimo reka ngende producer kandi nkorera abantu bose ndenda nisobanura kurinde ubona muntu nkeneye kwisobanura that's my boy twararushe n'abantu batubeshye oya njye nta muntu n'umwe mba nkeneye kwisobanura urumva true ahubwo ikintu mba nkeneye nyine like ngiye kuvuga nk'umusani njyewe urumva for example reba nka Kivumbi sibyo ariko umuntu ukomeje kuvuga ko bani ifite 8 miliyoni bamuborotse nawe njye niyo mpamvu komeza Kivumbi like for example Kivumbi indirimbo aheruka gusora se wayibonye ukuntu iri gukora imihanda kuvuga ngo iriya ndirimbo kuba abanyarwanda barayipromotinze bakayiha nyine amatwi n'icyizere urumva bakayiha n'icyizere ni ukuvuga ngo twebwe like ikintu dukeneye
batari ku understanding bagomba kuza understanding vuba, like nyine dukeneye twege guchanginga vibe nyine tu muri benshi twese abwo hafi ya twese man, dukeneye guchanginga vibe, noneho tugatangira gukora nyine imiziki nyine imiziki tu, urumva ku buryo undi muntu ashobora kumva imiziki akumva nyine harimo different, umva iki abantu babikorana abangaba baba producer. niko kantu wari wamushyiriyemo mbere ako ko yagize umuntu utazi izina ryanjye ngo ni abangaba wajya dufite ikibazo. ariko ki ako mana we Kiiz ibintu biri personal ndabibona tubabarire ko, ariko ibintu iyo birimo kuri dukomeza tugenda uko ngo tubifata uko. Ngiye musabye imbabazi ku kibazo cyose twagiranye. oya Prince King nta kintu atazajya n'umuntu ukeka ko dufitanye ikibazo rwose cyaba cyatewe n'iki wayatate oya ubwo twagirana ikibazo dukuye he oya ariko ikintu Wakama yavugaga njyewe uko mbitekereza ngiye kugisesengura mu buryo bwanjye arumva ko turimo turabura indirimbo zishobora kwataka ahantu hanini cyane, turabyifungirana cyane mu Rwanda. twebwe amahit afata ku cyaro cyacu turayafite, ariko ku cyaro cyacu ntabwo umugati dushobora kuwukurayo uduhagije, niyo mpamvu murimo n'amatiku no kurwana cyane. Rero dukeneye gusohoka hanze, dukeneye gusohoka hanze nyine, music yacu twayigira ibintu binini kandi birashoboka cyane man, kubera indirimbo nka Fudetwa ziriyo, indirimbo nk'agatunda nazo zagiyeyo umva igore mabano ngo haje afrogako cyangwa ni afrodis ndapfuye afrodis ngo haje afrogako rwose afrogako yo ni insazi cyane, afrogako izanatwica kabisa, afrogako yo umva afrogako yacu wazi ariko afrogako yo muyibona gutera. afrogako ni wazi bimenyesha iki? afrogako nyine ni insazi man, nawe ufite yawe ngo fresh man ndikunze ryaka nawe kiragana ku buryo afrogako ku buryo ariyo ndirimbo twafata tukayishyira mu gitekerezo cyawe wavugaga. oya ni ukuvuga ngo afrogako man, afrogako ariko se ubundi ni iki afrogako? nje ntabwo ndamenya gutandukanya afrogako n'izindi afrobeat zisanzwe, ni iki kibitandukanye? Igoroma abantu yari arimo aradushinyagurira rero kubera nawe ndabizi nta bitandukanye. Watubwira ikintu gitandukanye afrogako n'izindi afrobeat ra? ko wize imiziki yo mu bitabo nawe utangiye kunenga. oya njyewe impamvu ndi kubivuga nyine man, urumva impamvu ndi cyokoza reka nkubwiza ukuri, urumva afrogako rwose nyine ntago understanding icyo kintu nyine ngo cyafrogako njyewe gusa actually icyo nemera ari ibyo ngibyo, kubera ko reka nkubwira ari ibyo ngibyo, ubwo nanjye kubera ko nsigaye mfite ikivugo naba nkora afrogako. umva nkubwira Igoroma baravuze ati ikibitera byose ni inzara gusa, aranabasetse cyane mu gihe tugifite inzara, ibyo bintu bishobora kwanga. Kandi urumva ko na Kiiz nibyo yavuze ngo ngiye ndashaka amafaranga. reka nkubwire abahaze ni bande badafite inzara, ni bande bakora umuziki ntibinjiza amafaranga. bambwira abantu bakora umuziki ngo badushimishe twishime tubyine ntibinjiza amafaranga ni bande? ariko Okama urumva ko
aba producer bashoboye guhindura bagakora ikintu urimo uravuga abantu nta kundi nibyo baba bashyize ku isoko ni ukuvuga ko indirimbo zitazihinduka indirimbo zitazihinduka kubera ko umuproducer dufata urugero Prince ubu ngubu uramutse uhinduye vibe n'undi mu producer wari we wese agahindura vibe mukavuga ati okay for example tugiye gukora ibintu nyine muri we ingiye ni yo kugira ngo urumva n'undi mu yo kugira ngo nyine yo kugira ngo dukore izindi vibe